ibintu by'iki gihe by'abagore nabo nyirabiraho nabarandambiye ubu ibijumba birashize hajya ubwo tubuze n'icyo kurenza cyo koze ubwari mu nzu mu gikoni wenda dore ko n'abakire dusigaye dufite ibintu byo mu gikoni yaba agiye kunzanira n'icyo kurenzaho kaniyambara ibijumba babimazemo aha numva nibyo navuga nari muzanye n'agakoma ko kurenza nibyo mbakundira ariko nta kintu akira dore rero ibintu ngewe njya mvuga hose igikoma murenza ku bijumba mugabo ubu uzakomeza kuntekera igikoma koko umukobwa wacu turamubuze umukobwa we yanze yarabuze ubu ndeba unyurwe rwose sinzi ngo twabigenza gute ari umukwe wacu Fabian ari na giti ari giti Fabian wenda siyo tumenya tukwiye ndarifite nari gupfa kumwemereraho bigeze ubu ibintu byose byanze ariko merutse kumva umukobwa wanjye avuga kuri telefone ngo niba ari epa wa musore wigeze kuduha umuti ngo bazahura niba ari ku cyumweru niba ari ku wa kabiri ariko kuva nuza yagenda afite igikapu ndeba unyurwe naketse ko ariwe muntu bagendanye epa yagiye kwiga ntabwo ari ukwiga ngo aba mu mahanga kandi maze iminsi numva ndeba unyurwe ari maze iminsi numva ndeba unyurwe avuga ngo akumbuye ngo niba ari mu Bufaransa ngo niba ari mu Bubiligi iyo si impazi urabizi yamaye nka yanjye none si ubwo ngubwo tuzabigenza gute dutegereze igihe azazira ariko ubwo abakwe bo twababuze ari igitifu ari nandarifite ubwo tuburiye hose nk'ingati imeze ariko ibi bintu ni igihombo ngenda niteguye inka njyewe ukura yitega ingofero nari kwambara naritega ko zangura agatenge kandi kazima mwambara agakenyero nkajya mu bandi si wamenya pe waho usubizayo ibi bintu kimwe na bimwe ndakuzi urivumbura ye kuko bwacu yaratubabaje ari kwihangana nakundi subiza mu nzu kanange mbanze nawe subiza mu nzu wa mugana igihe no kugenda dore ko hari ukundi biba bimeze ubwo ntakundi subiza mu nzu turagakora noneho uyu munsi nabonye agahenge aka kazi nzagakora pe nzanagashobora rwose ndabona ibi ngibi nzabishobora pe gusa ubu ngubu koko aya murokoro ndarangiza muraho neza muraho cyane muraho nta kibazo nitwa Jojo Jojo urifuza iki naje gusura ibikorwa bya ndarifite byandarifite oke ibi ni biro ye nyine gahubwira bari ibyangombwa baturutse mu kahe karere naturutse i Rubavu nshaka gusura ibihe bikorwa nshaka gusura ibikorwa bigendanye n'ubucuruzi ikibazo kirakwiriye nta kibazo murakoze murakoze muyobozi nanjye narinje kwaka cya cyemezo mwanyemereye mwitwa wande muturutse amazina yanjye nitwa Ngarambe Faustin turutse mu kahe karere ka Rubavu wifuza gusura ibihe bikorwa remezo bya ndarifite ni cya cyemezo mwari mwanyemereye cyo kwishinganisha muri koperative ya ndarifite murakoze muyobozi muri abashyitsi nababonye nimwe mwashyize imodoka hariya hepfo nitwe twayishe akazi kari kugenda neza nta kibazo kagenda neza rwose umunsi nagize n'abashyitsi benshi nta bibazo ufite byinshi ni umwe mu bantu nanjye bari baje kwaka akazi bose sinzi niba wamugaburamo akazi cyangwa nawe ndabona hageze ariko nabyo akazi rwose kuganira na bosi ariko ndizera ko ari umuntu mwiza ntabwo mwagize neza kuza muri serivisi dutanga hano njye bosi ngenda rifite ariko iyo dutanga serivisi nziza biba ari byiza cyane niyo mpamvu tuba tugira ngo ibikorwa byacu bize mu bisura ukuntu bagiye muturuka mu ntara zitandukanye za Rubavu zaje n'abashaka akazi baraza nuko nawe wongera akabakira akabakorera serivisi ariko ntacyo bitwaye hari abantu bashinzwe kuza kubajyana mu busitani ibikorwa muri ubuhinzi ubworozi bw'ingurube ndabona babakoreye nibyo twashimye serivisi n'uyu muyobozi
wawe turabona akora neza kandi twamushimiye serivisi yaduhaye. Nuko bimeze. Sabwo murakomeza nanjye mvugira ko mvugana nawe mukomeze mu gikari hari ababakira babajyana aho mugo. Ya sawa murakoze. Sawa kandi muryoherwe n'ibyiza muri buhabone. Murakoze. Nanjye nashakaga akazi rwose narebye ibikorwa ukora mbona mbaye umukozi wawe nanjye nagira urwego mvaho nkagikuru. Niba warize ubwo murakomeza muri serivisi zanyu tuzabatumaho. Amani byose aba yabishyizemo amanimero ya telefone byose mba nabibonye ndabona byose yabyuzuza. Sawa nta kibazo. Sawa murakoze cyane. Ko naba amakuru kazi uragakora nta kibazo, mashini irakora nta kibazo. Umunsi nagize akazi kenshi bagomba kujya ugakora kuko ndi kubona amafishi menshi abaje gusura ibikorwa byawe remezo urumva akazi kabaye kenshi. urangiye mba nkunda niyo mpamvu ndaguha akazi naguhisemo. urangiyewe nkunda umuntu unkorera akazi neza nk'uko mbishaka. niyo mpamvu mise nkongeza 20,000 uko bimeze. ujye unkorera akazi nk'uko bigombwa bize ku buryo nzajya nza nkabona Kibuya cyabize kubera gukora cyane. Kigomba kuvunika. Sabwo ukomeza wakira abakiriya. Nanjye amafaranga itariki ni yayindi uragirembwa uko bigombwa ukora akazi neza. Ikibazo uragiye ubyumbwira. Nose boss muratangira kunyongeza muri uku kwezi. Uku kwezi urayahembwa nta kibazo. Yes. Saka sikezi. Sawa. Sawa. You seem so far away. Ndabona amafaranga yo gukemura ngeze ku muhanda ngeze iki iyi raporo tuzayitanga ku rwego rw'umurenge dute ko mbona ntabwo bizagaragara ko twakoreye abaturage neza. se ndabona motora shaka uburyo navugisha umumotari. Bimeze bite ndarifite. Nawe muyobozi komera tuganire. Twari tunaherukanye nayo mvuye twingiye mu buhinzi ndebe amaterasi baherutse gukoresha ubundi. Kazi kaba kabawanya akazi nta kazi kabaye akazi ariko nta kundi nicyo duhemberwa tuba tugomba kugakora tugakunze. None se byayenda wa nta kundi. Nanjye nari ndimo mpanga sezo y'iki gihembwe y'abakozi banga ukuntu ngomba kubahemba. Ariko ni nawe muhinzi w'intangarugero. Ibishyimbo ngibi byarabiye icyarimwe. Nubwo nshaka hari akagwara kabyara ariko kandi ndi gushyiramo imiti kandi bigomba kuzatungana umusaruro ukiyongera kuko urabizi ko ari njye uhagarariye iyi sezo muyobora cyangwa se iyi zone. hanyuma se andi makuru ni meza nyine twaherukanaga cyagiye dushwana dupfa ndende nyuruza abantu. Naje kubitekerezaho nyonda hose twapfuye iki mu by'ukuri. Ariko biriya bibaho nyine mu rukundo ibintu intambara mu rukundo ibaho kandi baraziba ariko nta kundi ntabwo byakabaye bidushwanije. ni nako bimeze. Umukobwa nabuze iyo yarengeye mwarabanye sera wahora n'iki wa mugabo byagenze bite? nimero za telefone kuva nyuma ya cyagihe wajya nibuka igihe twagwanaga icyo twapfaga n'ibyo hagira abaturage basanga tugwana. yaragushwishwiburiye neza hari igihe niba yaragiye kuzimu niba yaragiye he byaranyobeye. ahubwo sha muyobo urabizi ko twiganye mu mashuri segonderi twiganye mu wa mbere uretse ko ndi umuhanga mbarushanye bipangira ubucuruzi. uretse ko nubwo twageze mu wa kabiri ugahita bikunanira ukavamo ukajya gucuruza. ese njya kwicururiza byaranagwiriye ubu
twakabaye twicara tugasangira agacupa nta kibazo. None se hari amakuru mfite ariko hari wa musore umwe wigeze kuza ngo niba ari ugutanga umubyizi kwa Rubeba. Epa sinzi hari umuntu wambwiye yuko ashaka kuba yaragiye ngo hanze mu mahanga iyo yafashe indege aramugendana. Icyo gihombo ufite icyo gihombo njye nari nakuyeyo amaso naravuze uriya mukobwa twazabe byararangiye ariko ahubwo reka tujye kunywamo na rifite reka tujye kunywa.